Ndabashuje mwese abakurikiye Amateka TV Rwanda. Iyi ikaba ari televiziyo Amateka TV Rwanda, akaba ari televiziyo ya Ruda y'ishyaka Ruda riyobowe na Bwana Barafinda Segikubo Fred. Akaba ari ishyaka ry'uburyohe, akaba ari ishyaka rishingiye ku mpamvu nziza nyinshi, 200 ku rwego rw'u Rwanda n'ibihumbi 2 ku rwego rwa Afurika ndetse n'20 ku rwego rw'isi yose. Reka tubanze tumwakire nawe abanze abasuhuze. Umwanya n'uwawe Perezida. Muraho neza, mukomere cyane banyarwandakazi mwese, East African kazi mwese, Banyafurika kazi mwese, baturiye isi, bagore, bagabo, inkumi, abasore, ingimbi n'abangavu n'abana batoya cyane, mwese muraho mukomere cyane. Uyu ni umusaza Barafinda Segikubo Fred ubasuhuza kandi ubifuriza ibyiza, ineza n'ibyiza by'ineza ku isi ya rurema. Amaze kudusuhuza rero mwese muramwiyumviye, ni tugarutse rero muri izi studio za radio na televiziyo Amateka TV Rwanda mu kiganiro cy'uburyohe, ndakite cy'uburyohe, kuko tugiye kugaruka ku ngingo ikomakomeye cyane iri kugenda ivugwa hano ku isi yose, ku isi haba mu Rwanda, haba muri Afurika yose, igomeje kugenda yibazweho na benshi. Iyo ngingo ni iyihe? Ni ingingo yibaza ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, bibaza mbese bimeze gute? Dufite amahirwe yo kuba dufite nyakubahwa perezida wa Ruda uyu munsi muri studio zacu. Tugiye kugenda tubigarukaho twibaza, ese bimeze gute mu Rwanda? Ese perezida ari hehe? Ese ahugiye mu ki ko amakuru avuga ko yaba atakiriho? Ese niba ariho yaba ari hehe ko kuva iki cyorezo cyatangira abanyarwanda batamubona ku mateleviziyo ngo agire icyo abatangariza? Twabonye abaperezida benshi batandukanye, twabonye Museveni ari gukora siporo yereka ko abaturage bagomba gukora siporo, twabonye Magufuli ari mu butayu ari gusenga Imana ngo ihagarike icyorezo, twabonye nyakwigendera Nkurunziza ari gusarura ibihaza, n'abandi ba Kisekedi n'abandi bose batandukanye. Ariko aho mu Rwanda ntago twiye tubona Paul ari imbere y'abaturage cyangwa se n'ahandi, uretse amafoto yagiye agaragara. Uyu munsi wa none ibitangazamakuru bitandukanye byo ku isi bikaba biri kutangaza inkuru ko yaba atakiriho. Mbese perezida, iyo nkuru wowe uri kuyumva gute? Uri kuyifata ute? Mukomere cyane, murakoze nanone kuba mumpaye iri jambo kuri televiziyo Amateka Rwanda ya Ruda ikorera Washington DC, ifite ibirindiro headquarters za televiziyo ya Ruda na radio ya Ruda. Aho ngaho ku by'urupfu koko rubaho ku isi ntawe rutinya. Nimba ntawe rutinya, birashoboka nimba atakigaragara ku maradiyo, ku mateleviziyo, kandi amavidiyo agomba kuba mashyashya, atagomba kuba ashaje ba tekinika bakoresha babesha, kuko umuntu ari kuri televiziyo live bumubona, ibiganiro biri live bitari by'ibitekinikano bubibona, no kuri radio umuntu yari kuri radio bumwumva. Ibyo byose rero nimba nta biganiro bikinyura kuri radio, ku maradiyo bye no ku mateleviziyo hose, ibyaba bikoreshwa ubu ngubu byose byaba ari ibitekinikano. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, nimba yararwaye ubwo yagiye mu bitaro, bavuga ko yagiye mu bitaro byo mu Bwongereza, London n'ahandi muri Israel. Aho hose rero si mu Rwanda, ni hakurya y'amazi magari. Icyo gihe yagenda n'indege, yagiye n'indege ye, ishobora kuba nayo itari ku kibuga cy'indege cy'i Kanombe, ubwo iriyo. Nimba iriyo nyine, ubwo ni ukuvuga nawe niyari. Nimba rero ariyo yaguye,
ntabwo bipfa gatangazwa ku kanya, haba hari indi migenzo, indi mihango babanza kunyuramo y'ibitaro, inzira babanza guteguramo ukuzanwa kwiwe imbere mu gihugu, nabo bakitegura, iba ari imihango miremire. Niyo mpamvu batinda kubigaragariza Abanyarwanda, baracyashakisha aho babihera babivuga, ariko bitinde bitebuke bizavugwa. Yaza kuba hari abavugira ku maradiyo, yaza kuba hari abavugira ku mateleviziyo, yaba iyo mu Rwanda, East Africa, Africa no ku isi hose. Ariko twagiye dukurikirana n'amateleviziyo bavugaga ko yagendaga avuga ibiganiro, ibyo byose tujya dusanga kimwe cyakorewe muri African Union, ari byo bagenda bafashisha ku nkoranyambaga ngo yari mu nama, kandi ibyo byabaye imitagiye. Ibyo ni iby'ibiganiro byatambutse kera, abatekinisiye bifashisha bakavuga ko ari ibiganiro aba yakoze yagize, kandi atari byo. Ibyo byose barekeraho gutekinika, kuko ntibazatekinika imyaka 1000, ntibazatekinika igihe kirekire. Urupfu rubaho, nimba yarapfuye babitangarize rubanda, bave mu gihirahiro, hanyuma ashyingurwe mu cyubahiro, abaruda tujye kurahira, hanyuma igihugu tugishyire ku murongo udahita, mu murongo ugororotse, kugira ngo turinde bano bantu isubiranamo ryabo. Bashobora gusubiranamo abavuye nk'i Burundi bagasubiranamo n'abavuye i Bugande, none ugasanga intambara ziravutse z'urudacya. Ibyo byose bikazana amakimbirane mu Rwanda, kandi twari tumaze agahe turi mu gahenge. Ngira ngo biri kumvikana neza, niba hari yakagombye kwigaragaza igihe cyose yamaze atagaragara. Ngira ngo ahubwo ese nk'umukuru w'igihugu wamaze igihe kingana gutya atagaragara, ntiyakagombye no kuba yakanabihanirwa bakiriho? Birumvikana inshingano z'umukuru w'igihugu ni ukugaragarira rubanda agaragiye, bityo rero yamaze igihe kirekire ataboneka, atera urujijo mu baturage, nabyo bica umutekano muke. Bityo rero agomba kwiyerekana, nimba hari akajya kuri radiyo zitandukanye z'igihugu, na radiyo ya Rwanda y'igihugu na televiziyo by'igihugu, akavuga akigaragaza. Ibyo byose bikagaragara. Nimba ari mu bitaro arembye, nabwo mikoro zamusangayo, nta kavuza, nta gatangaza karimo, bakamutunga mikoro akavuga, nabyo agasobanura n'uko amerewe. Nimba arimo koroherwa akabisobanura. Ibyo byose byatanga icyizere n'ihumure mu Banyarwanda, hanyuma tukamenya ko rwose umukuru w'igihugu arwaye, ariko arwaye ubuhoro, azoroherwa, arimo koroherwa, azakira. Ariko ibyo byose nibabigira ubwiru, ntavuge, ni ikimenyetso kigaragaza ko atakiriho koko. Birumvikana neza ko yaba atakiriho, bitewe n'ibimenyetso biri kugenda bigaragazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye biri ku isi, kandi umva ko ntago ibyo bitangazamakuru bibeshya. Niba bibeshya ntibabinyomoze, kuko no bafite ibitangazamakuru, kandi tugira ngo duhumurize abantu be gukuka umutima cyane. Bamwe batangiye gusubira mu rugano bashinga amacanase bya perezida wa Ruda. Abo ngabo twagira ngo tubahumurize, kuko twe ntago Ruda izihora, bitewe n'ubugome bakoreye perezida wa Ruda. Batangira bamusebya, bagatangira kugira ubwoba yuko azihora. Ntago azihora, nibahumure. Ariko iminsi cyangwa isi izabishyuza ubugome bagiye bagirira umunyapolitike mwiza w'amahoro. None perezida, ikindi kibazo umuntu yagarukaho muri icyo kibazo cyo kuba umukuru w'igihugu ataboneka, akavuyo, ubwambuzi, ubusahuzi, ubwicanyi buri kugenda bugaragara mu Rwanda, ndetse mu Rwanda akaba hari ikintu gisa n'icyunamo, kuko guhera saa moya ntago abantu igihugu
ubona ko kiba cyahinduye isura ngo ni ikibazo ngo cya covid ariko ugenzuye usanga atariyo, kuko ngo uyishe ngo ahanishwa gucibwa amafaranga. Sinzi iyo covid nawe niba ari kubibona, njye mbona ahubwo basa nkaho batangiye icyunamo mu buryo bitiriye icyorezo cy'icyunamo, kuko ubona muvoma mu Rwanda zitahagaze neza, abantu bagenda bikandagira, iyo saha igera bakagomba kuba bageze aho bataha. Ubwambuzi buriho ubwabwo bufashe indi ntera iri ku rwego rwo hejuru. Ibihano bihaye no guca abantu amafaranga, byumvikane ko bari gukenesha abantu ku rwego rwo hejuru. Umuntu akibaza ese ayo mafaranga yo gucibwa abantu ari gushyirwa he, ari kujya gufasha abaturage? Ndetse n'ikindi kiri gukurikiraho kiri gutera urujijo abantu benshi bari kwibaza batese abarwayi ba corona ko tutababona. Usanga umuntu yibaza mu mudugudu ntuyemo ko ntawe ndabona, abantu bakibaza kuri icyo kibazo. Nyakubahwa, aka kajagari kariho uri kubona kari guterwa n'iki? Kari guterwa no kubura k'umukuru w'igihugu, yadahari birumvikana. Niyo mpamvu buri umwe yikorera ibyo abonye, buri umwe yikorera ibyo ashatse, ugasanga bitwaza coronavirus, kandi coronavirus saa moya kuzamuka ntabwo ari bwo yandura, ku buryo ngo barayibarinda bababuza kugenda, kandi baratangaje ku mugaragaro ko u Rwanda rukora amasaha 24. Ibyo byose byabaye ibinyoma, icyo ni igihanga tubafatanye. Ubwo baremeza ngo saa moya abantu babe barekeye aho gukora. Ibyo ngibyo byose ni ibintu bidasobanutse. Birumvikana umukuru w'igihugu ni ikimenyetso kigaragaza ko atakibaho, kuko abajya kuri radiyo na televiziyo akabyamagana, kandi akageza abanyarwanda disikuru igendanye na coronavirus. Bityo rero kugira ngo ayibarinde nawe ayirinda. Bityo rero nimba nta nyigisho kuri coronavirus umukuru w'igihugu atanga, nawe ubwe yamuhitana, birumvikana n'abandi bose yabahitana. Bityo rero inyigisho ni ingenzi kugira ngo dushobore kwirinda icyorezo. Ako kajagari rero kose ako kagomba kuvamo, kagomba guhagarara, kugira ngo ni bya bindi navuze isubiranamo ryabo, igice cy'abavuye aha bagasubiranamo n'abaturutse runaka. Ibyo byose ni ibimenyetso simusiga. Bityo rero kambe mpiniye hano, ariko amakajagari bakarinda abanyarwanda, kuko babahombeje cyane. Hirya hino bari mu gahinda, babateye agahinda, barababaye. Twabaruda turavuga tuti abanyarwanda bibabonabonesha, bibabashyira mu kaga, twe bategura ahubwo tujye kurahira, tubakure mu gihirahiro, hanyuma tuzatangaze nimba mukuru w'igihugu akiriho cyangwa atakiriho. Hanyuma ibyo byose habeho n'imihango yo kujya kumushyingura mu cyubahiro, batavaho babirwaniramo. Ugasanga inyeshyamba ziravutse, imitwe itavuga rumwe, batangiye kurasana, bakajya kurasiramo n'abanyarwanda, kubera ko irasana ryabo rishobora kubokama. Bityo rero kandi nta mututu w'imbunda narababwiye uzakora. Ibintu byose ubu ni diplomasi. Rero yari perezida wa RUDA mwumvaga. Rero tukaba tubashimiye abari badukurikiye kuri iyi televiziyo yacu Amateka TV, kandi tubabwira mukomeze mukurikirane ibiganiro byacu. RUDA ihagaze bwuma, kandi tubabwira ko RUDA yiteguye kuhasesekara, hanyuma igashyira mu bikorwa nk'uko yabyiyemeje. Murakoze, mugire ibihe byiza.